Muri aho bakunzi ba RRA, mu isomo ry'ubushize twarebeye hamwe ibigize admin menu igaragara muri IBM ya telefone. Uyu munsi tugiye gukomereza mu kindi gice cyitwa POS. Ubanza kuzuzamo user ID yawe, ugakanda kuri POS, hagahita haza izina ryawe, ubundi ukuzuzamo na password yawe, ugakanda kuri POS, hahita hafunguka itablo. Ahari back ni ugusubira inyuma. Reserve fund na intermediate fund, ibi bizakoreshwa n'abantu bafite supermarket. Kugeza ubu umuntu ukoresha IBM telefone ntabwo azahakenera. Nk'ahitwa reserve fund, iyo uhakanze bakwereka amafaranga utangiranye. Urugero, utangiye gucuruza mu gitondo, utangiranye 20,000 azagufasha mu kugarurira abakiriya cyangwa se n'andi wakenera mu kazi. Ni ngombwa ko rero uyagaragaza. Aha kuri uyu murongo wanditseho kinds niho dusanga ubwoko bw'amafaranga. Hari inoti za 5, iza 2, iz'igihumbi, iza 500 ndetse n'ibiceri bitandukanye. Reka dufate urugero ko dutangiye gucuruza dufite 20,000. Nshobora kuba ntangiranye inoti 2 za 5, ubwo ndajya hariya hari inoti za 5, nandikemo 2 kuri quantity, nkore enter. Mu noti z'igihumbi ntangiranye 10, ubwo nandika umubare 10 muri quantity, nkande enter, kuri toto hahite haza 10,000. Toto yayo yose ni 20,000, akaba ariyo mafaranga ntangiranye. Ushaka no kuyasiba, wakanda hahandi wagiye wuzuzamo imibare, ugakanda 0 na enter, agahita avamo. Mbibutse ko ibi dukoze ari ukugira ngo werekane amafaranga utangiranye uwo munsi, kugira ngo nurangiza gucuruza ukore toto umenye ayo wacuruje n'ayo watangiranye. Kwemeza amafaranga watangiranye ukanda kuri confirm. Intermediate deposit ijya gusa na reserve fund. Iyo hakanze haza itablo. Dufate urugero kuri gucuruza ugeze hagati. Mu mafaranga umaze kwinjiza ukuyemo 50,000 byo kujya kuyaranguza ibindi bicuruzwa cyangwa se yakoresheje ibindi bintu. Mu 50,000 nasohoye harimo inoti z'ibihumbi 210, harimo inoti z'igihumbi 20, murabona ko bimaze kuba 40,000, ndetse harimo inoti za 5 ebyiri. Ukerekana izo detaye ubundi ukabyemeza ukanze kuri confirm. Muri make rero reserve fund niho wemeza amafaranga utangiranye mu kazi, naho intermediate deposit ni amafaranga yasohotse uri mu kazi hagati. Hano handitse sales report, uhakanze bakwereka raporo y'ibyo wacuruje. Ukanda hano handitse amatariki, bakagenda bakwereka itariki n'umunsi, ubundi ugakanda itariki ushaka, hagahita haza iyo raporo. Hano nta kintu twari twacuruza, niyo mpamvu hameze gutya. Ahanditse ZID report, iyo hakanze baguha incamake y'ibyacurujwe uwo munsi wose. Hano nushyiraho itariki ugakanda kuri query, bahita bakwereka iyo raporo. Uhereye hano handitse ganza kuzamura, hari amakuru ya company yawe. Hanyuma hano handitse ZID report, ni raporo y'ibyacurujwe birimo. Normal sales ni facture wakoze. Refund sales ni refund wakoze. Total sales ni igiteranyo cy'amafaranga wacuruje uwo munsi. Total discount ni amafaranga wagabanyirije abakiriya bawe. Hano hasi hari uburyo butandukanye abakiriya bagiye bishyuriraho, burimo amakarita ya bank, mobile wallets n'ubundi buryo butandukanye. Hano hasi tuhabona n'andi makuru atandukanye nka cash in ni amafaranga twatangiranye, cash out amafaranga yasohotse mu kazi hagati, amwe twise reserve fund. Aha rero niho turebera incamake y'ibyakozwe uwo munsi. Ikindi kiri muri IBM ya telefone ni igihe urangije gucuruza ushaka gufunga umunsi, kugira ngo IBM gukorera incamake y'ibyakoreweho uhereye ku isaha n'umunsi wifuza. End day niyo gufunga umunsi. Back tuhakanda dusubira inyuma. Muri make rero ni ibi dusanga muri kano kadirishya ka POS. Murakoze.